ariko kuvuga ubutumwa but preaching the gospel maze imyaka hafi 27 I've done it for almost 27 years now. ntabwo ari mike. It's not little. ibyo ngiye kuvuga narabibonye. So what I'm going to speak about is out of mu bintu experience. bya mbere nanga In the most things that I hate niyo ubonye tuvuga ubutumwa is when you see us preaching of the wahamagara gospel, abantu bihane you call people to come and ukabona abantu repent. basa n'abagiye muri boîte It's like people are going in a club. bakabwira ati kumana tugende man He said, let's go. tugende Let's go, let's go. ukabona umuntu arimo araza gutya gusaba ati And people are just coming there. tugiye kwihana man Let us go and repent, shatse nakubwira brother. isubireyo uzagaruka ubutaha I wish I would tell them, go back and come genda some other uzagaruka time. ntibikunda genda uzagaruka ubutaha It's impossible. Go, come back some other time. yagera hano ukabona afite agatwenge ku maso He comes with a smile on the face. subiramo mwami Yesu mwami Yesu Repeat after me, Jesus, Lord Jesus. isubirireyo uzagaruka ubutaha Go back, come back next time. nyabona uwihana If you a repentant person, a repentant person, kuva hariya kugera from there all the way here, bimera nko kuva hano ujya mu ijuru. it's like coming from there to heaven. icyakabiri yageze hano Secondly, when they reach ibi here, byose narabibonye ndavuga nk'uwabibonye I've byose seen and yambaye experienced that. umubwira kuvuga ngo ngwino uhagarare You tell them to come and yagera hano stand. agapfukama ntaho When they bimubwira come here, they will kneel down. utangira kuvuga gusa You start speaking, amarira agatemba akananirwa and they kuyahagarika start crying like a baby. wamubwira ngo Yesu aragukunda You tell them Jesus loves you. agacurika umutwe mu maguru akarira ubudatuza He will cry and weep until. dore kwihana icyo ari cyo This is what repentance bimeze nko is. kuvuka It's like being born nta mwana again. uvuka ntarire You can't be born without crying. niyo atarize aramukubita If they don't cry, they even punch them. uranyumvise neza Are we together? nicyo cyerekana ubuzima This is what reveals life. nicyo cyerekana ubuzima This is what shows life what none it twebwe is. abantu basigaye bihana wagira ngo ni nko kudukura mu isoni People are repenting as if they're taking us out of